Ku cyumweru igitondo cy'umuseso ku kazuba gatomoye, imodoka y'umweru bakunze kwita kwasiteri, hari tariki ya 19 z'ukwezi kwa 10/2025 isaa 3:30 z'igitondo, kuva Kigali mu muhanda usukuye, imodoka yerekeza mu butaka butagatifu kwa Yezu Nyirimpuhwe. Nk'uko nabibabwiye, bari mu muhanda w'umukara, uturongo tw'umweru ducagaguye n'undi urombereje, ahandi ukahasanga ibara ry'umuhondo risa nk'aho naryo ryiganjemo, ari nako kandi bakikijwe n'indabo n'ibiti by'icyatsi biri mu nkengero z'umuhanda, berekeza mu butansinda bwa Kagoma gushaka intsinzi kuri Gitisi TSS Thousand Hills Rugby, mw'ibara ritatse nka wa muhanda navuze ruguru. Niyo kipe yatahanye intsinzi ebyiri mu bari n'abategarugori, utibagiwe no mu bagabo. Byatangiye isaa 6 imbere y'abafana batagira ingano, abanyeshuri benshi baje kureba umukino w'ishiraniro wari urimo ihangana riteye ubwoba ku mpande zombi, kuko byasabye kugera ku munota wa nyuma harimo ikinyuranyo cy'inota rimwe, kuko umukino warangiye umushyitsi atahanye intsinzi ku manota 15 ya Thousand Hills Rugby Queens, mu gihe umwari wari uri mu rugo yakiriye abashyitsi yatahanye amanota 18 arushwa inota rimwe. Umukino urangira utyo, umukino utari woroshye. Ruhango Zebras Rugby Football Club yerekanye itandukaniro, yerekana yuko ari ikipe nziza, ishoboye kandi ikomeye, izatanga akazi muri shampiyona y'abari n'abategarugori. Thousand Hills Rugby kuri ubu, nyuma yo gutsinda Resilience, ariko kuri ubu ngubu byayibereye ibamba mu Ruhango. Ikipe ya Ruhango Zebras Thousand Hills iyikuraho amanota yihushya akuya. Ibi byatumye twerekeza mu masaha y'isaa 8 mu kazuba katari koroshye, imbere ya komite nyobozi yamanutse yose kuva mu mateka ya shampiyona y'u Rwanda, Rwanda Rugby Men's 15th National League. Kuva yatangira, n'ubwa mbere mu mateka y'iyi shampiyona abayobozi barenga 3 bahuriye ku kibuga, bose noneho bakaza mu isura nshya y'umwambaro mwiza ya Rwanda Rugby Federation, mu isura nziza, bose bashyigikiye ikipe ya Gitisi TSS. Nk'uko byagaragariye buri muntu wese wari uri aho ngaho, bitewe n'ishyaka no kwerekana uruhande babogamiyeho, cyane cyane ko bashakaga kugaragaza yuko ikipe ya Gitisi TSS igomba gutsinda Thousand Hills Rugby. Ku bari baraho, umukino wahawe abasifuzi 3 bitandukanye nuko byari bisanzwe muri iyi shampiyona yacu, kuko buri mukino wose twasangaga ari umusifuzi umwe wayifatiyemo, ariko kuri ubu ngubu bari abasifuzi bagera kuri 3. Iyi match ntabwo yari yoroshye, iyi match yari ikomeye, iyi match yari umuriro ku buryo ki utabyumva. Yari yateguwe nuko umukino waje guhabwa Hakizimana Laurier asifura uyu mukino mu buryo bwiza cyane budafite aho bubugamiye. Nubwo umuntu ashobora kuvuga ngo bamwibye, ariko ku mpande zombi yagerageje kugoragoza umukino, ugenda mu buryo bwe, ugenda mu buryo ki nta muntu arababogamiye, yewe n'igitutu cy'abayobozi yakirenze, asifura mu buryo bwiza. Nk'uko mbikesha amwe mu makuru nahawe n'abari bari ku kibuga, iminota yaje gutangira isaa 8 n'indi minota mikeya, nuko iyahigaga yahijanja. Mu minota 20 byasabye Thousand Hills Rugby kuba yamaze kubona try ebyiri.
nuko bituma igice cya mbere kirangira ari amanota 18 ku manota 8. Umukino uryoheye ijisho cyane, ihangana riteye ubwoba ku mpande zombi, tackle, hit, kicks, byose biryoheye abari aho, utibagiwe umufana waryoheje ikibuga kweri. Byari bicika. Icyitwa umufana cyatanze imbaraga kuri Gitisi, ariko ibyo ntibyaje kubuza utahiriwe n'umunsi Yusuf Kabishi kudatakaza uyu mukino ku manota 26 ya Thousand Hills Rugby ku manota 8 ya Gitisi TSS yari iri mu ruhango mu butatsinda bwa Kagoma inyuma y'umurenge ku kibuga kiteye inkeke bitewe n'imikingo yari ihari, ariko ibyo byose buri mukinnyi ntago yabyitwaza kuko bose bagikiniyeho, nuko ubasha gutsinda aratsinda, n'uwo bangiye try. Ibyo ngibyo ni ibirangwa mu mukino, ariko ibi ntago wabyigira urwitwazo kuko uwatsinze yarushije uwatsinzwe. Nk'uko bamwe babyivugira, experience yatsinze umwana ukiri mutoya kuko ikinyuranyo cy'imyaka kiratandukanye. Thousand Hills ifite imyaka isaga 11 mu gihe Gitisi igiye kumara imyaka 2 kuko yaje 2024. Twabashije umwe mu bakinnyi wa Gitisi icyaba cyabateye gutsindwa kuri uyu munsi. Bari biteguye, bari bafite na support y'umufana. Umva ibyo yadusubije mu bibazo bike twamubajije. Umunsi w'ejo byari urugamba yacu forward, bafite nyine ibiro bihagije nabyo gukina forward. Tubura nyine abakinnyi dufite nyine ntabwo nyine ikibazo cya match nyine bafite za 15 kina bwo bakina ko nyine n'uburambe burakora. Nyuma yo kumva ko experience ikora, twabajije n'umutoza wa Gitisi Yusufu adusubiza ibibazo muri ubu buryo. Nashaka kubaza ni ese umukino w'ejo wawubonye ute ku ruhande rw'abakobwa no ku ruhande rw'abahungu, kaza kumbwira umuntu utari uhari se umukino wagenze ute, cyane cyane ku bakobwa? Reka ariho duhera. Muri rusange imikino yombi yari sawa. Niko duhereye nko ku bakobwa, biragaragara ko abakobwa ku mpande zombi nabo umukino wabo wari usukuye, wari na mwiza cyane ko n'abari bahari barawishimiye, baranabivuze. Ni ibigaragara ko rero n'ubundi amakompetisiyo menshi naboneka tuzagira amakipe akomeye y'abagore. Ibyo ni ibikwereka ko umukino wari ukomeye nyine. Mu kibuga rero iyo habamo gukosa, ukosheje mugenzi wawe aprofita ayo mahirwe. Icyo baturushije ni amahirwe. Okay, urakoze cyane. Twerekeje ku ruhande rw'abagabo, se byari bimeze bite? Umukino wagenze ute? Nuzi ko mwari mufite motivation y'umufana. Ku bahungu cyangwa se ku bagabo naho umukino wari mwiza cyane, ndetse uryoheye n'amaso ku bawurebaga. Ariko nyine nibyo navuga ko iyo uko umuntu agenda akosa niko mugenzi wa profita ayo mahirwe akayabyaza umusaruro. Mu byagaragaraga ko baturushaga ibiro muri forward, baturushije forward cyane, nta ikindi. Ku rundi ruhande hari abantu dukomeje kwibaza se imisifurire yaba yaragenze yaranogeye abari bari mu mukino, cyangwa se niki cyagahinduwe, cyangwa se niki cyagakosowe kugira ngo abantu bareke kwikoma imisifurire? Ntabwo njya mvuga ku misifurire cyane kuko bundi uri umutoza, icya mbere mu nshingano uba ufite aba ari ugutoza nyine no kumenya ibya game plan, imisifurire. It's okay. Icya mbere ni uko umukino wawutangiye awurangiza. Buriya umukino warangiye n'imisifurire bayagenze neza. Ikibi ni uko umukino wahagarara bitewe n'uko abantu batishimiye imisifurire, ariko iyo umukino wawutangiye ukawurangiza, ntekereza ko nizo nshingano n'umusifuzi aba afite. Mu gusoza twabashije kapiteni wa Thousand Hills Rugby ibibazo bigiye bitandukanye n'imbogamizi bahuye nazo muri uyu mukino. Umva uko yadusubije. Waramutse neza mwene data Fabrice? Waramutse. Yego, nari nkuhamagaye nshaka kugira ngo ngire tumwe mu tuntu nkubaza. Ese byagenze gute umunsi w'ejo
umunsi w'ejo wari wifashe ute nka kapiteni wari uhagarariye ikipe ya Thousand Hills Rap? urakoze. Ejo ari umunsi utoroshye kuko urumva twari twasohotse, ariko ni n'umunsi wagenze neza haba ku ruhande rwacu rw'abahungu n'urw'abayobozi, ko twabashije gucyura amanota. Umukino muri rusange wari wifashe ute, wari umeze ute? Ese niki cyabagoye ko match mu makuru ndi gufata ari uko yari ikomeye, abana babahaye akazi kenshi n'umufana wari umeze neza, Rugby imeze kuriya mwayakiye gute mu ruhango? Ejo bijyanye n'umukino yari umukino mwiza cyane, abizi bari abana baracyari bato barihuta. Yari umukino utoroshye ku ruhande rwacu, yaba urwacu cyangwa n'urwabo. Akaba ari umukino wihutaga mbese ku bawurebaga. Akaba ari umukino utarabonetsemo imvune nyinshi, bigaragara ko bari abana baba bari fit, natwe tumeze neza muri rusange. Okay, murakoze. Noneho ikindi kibazo nakubaza ku kijyanye n'imisifurire, numvishe hari ukuntu abantu benshi cyane bakidutaho. Ese imisifurire wayibonye ute? Ese niki bakosora, niki bahindura mu misifurire cyangwa se mu miyoborere y'umukino? Murakoze cyane. Icyo navuga ku misifurire cyo ni kimwe nabonye abasifuzi bacu bafite ubushobozi n'ububasha. Icyo nasaba ku ruhande rwa federasiyo ni uko nyine bajya bavana pressure ku basifuzi, bakareka abasifuzi bagakora ibintu byabo kandi batekerejeho neza. Ikindi bagafasha amakipe n'abayobozi bakajya bayafasha kumenya amategeko mbese y'umukino, ku buryo buri muntu nyine nta yajya avayo yumva nyine ibyo yakoze, amakosa yahaniwe, ibyo bamusifuriye n'amategeko yabyo, ibyo bamusifuriye mbese nyine ku buryo yaba abakinnyi yaba buri wese nyine ku buryo amenya ikosa uko rimeze, apana wenda kuza bamusifurira we, yaba wenda umusifuzi ari mukuri, umukinnyi akaba yumva we nyine bamurenganyije, yumva ari ibyo bakosora. Ikindi nyine ku buryo n'ubuyobozi bwa federasiyo bwajya buvana pressure ku basifuzi.